Ujya wifuza gukora ikintu ariko bikarangira utagikoze? Ese ni iyihe mpamvu ibitera? Ese byaba bigenda gute kugira ngo ubashe gutsindwa nyamara abandi bo batsinda? Ese umubare munini w'abo mugendana ni abatsinze cyangwa ni abataratsinze? Ubundi ibintu bishobora gutuma umuntu adatsinda ni byinshi cyane, ariko njyewe ntabwo ngiye kuvuga byinshi cyane, ndavuga ku bintu bitatu byonyine. Icya mbere, kwihangana. Ese wihangana bingana iki? Ndabyibuka mu minsi ishize nigeze kurambika urupapuro hasi ndangije sigamo nka metero nk'ebyiri. Mfata umwanya niha gusoma ibintu biri ku rupapuro nyamara harimo metero ebyiri, ariko nabireba simbibone neza kuko byari byanditse mu nyuguti nto. Ntangira kwibaza, ese ibi bintu ngiye gusoma ko ntari kubibona biterwa n'iki? Ndongera ndibaza, ese nakora iki kugira ngo mbashe kubisoma? Ndegera, hasigaramo metero imwe, ntangira kubibona mbona nabisoma, ariko kubera ko hari harimo n'ubundi umwanya ntabwo nabisomaga neza. Numvaga ncitse intege mu maso nkumva sinshaka kubireba cyane. Ndangije mfata umwanya ndabyegera, mbisoma neza mbona nta kibazo. Uwo mwanya nahise nicara ntangira gutekereza ku kintu gikomeye cyane. Nta kindi, ni ugutekereza impamvu njya nifuza gutsinda ako kanya, uwo mwanya hakirimo distance, hakirimo imbogamizi. Abantu benshi tujya ducika intege tukumva ko tutari gutsinda vuba, tukumva ko dushaka ibintu vuba, nyamara ibintu burya byose bisaba gutegura, bisaba kwegera, kandi ntabwo umuntu yegera ku ntambwe imwe ihita igerayo. Umuntu atera intambwe buhoro 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 buhoro. Rero ikosa rya mbere umuntu akora rituma umuntu adatsinda ni ikosa ryo guhita ucika intege ngo ntabwo uri kugerayo vuba, ntabwo uri kubona ibintu neza, ntabwo uri guhita ushyikira ayo mafaranga ukeneye, ntabwo uri guhita ushyikira uwo muntu ukeneye, ntabwo uri guhita ushyikira ibyo bintu ukeneye. Iri ni ikosa rikomeye cyane, ikosa ryo kutamenya kwihangana, ikosa ryo kutamenya gutekereza ko bisaba process, bisaba kubikora buhoro buhoro ukabigeraho. Iri ni ikosa rikomeye cyane. Niba ukeneye ikintu witekereza ko uri guhita ukibona uwo mwanya, tekereza ko hari igihe bishobora kugusaba iminsi, hanyuma ugikore buhoro buhoro. Ntucike intege, ntiwumve ko byanze uno munsi ngo uhite uparika, ukomeze. Icya kabiri, ese ahantu ugiye ni kure bingana iki? Ese ni hafi cyangwa ni kure? Niba ari kure, umuhanga umwe niwe yageze kuvuga ngo niba ugiye ahantu kure wigenda wenyine, jyana n'abandi kugira ngo bazagutere imbaraga ugereyo. Ariko niba ugiye hafi, ijyane kugira ngo wihute. Iyo umuntu ari kwihuta nuko aba ari wenyine, ariko iyo umuntu ari kumwe n'abandi agenda gake ariko akagerayo, agenda urugendo rwa kure akagerayo. Nawe rero ni wowe ubwawe ukwiye guhitamo ukavuga ngo ese icyo ndi gukora nkeneye abantu bamfasha? Nzakenera abantu mu gihe nzaba nkeneye kugera kure, nzakenera kugenda njyenyine mu gihe nzaba ngiye hafi. Ibyo byose uzabikora bitewe n'icyo wowe ugamije. Ese icyo ngamije ni icyo nkeneye gihita kiboneka uwo mwanya? Niba ari ikiboneka uwo mwanya, ntabwo ngiye nkeneye umuntu ufasha, nkeneye kubikora nkanjye ubwanjye kugira ngo nihute mbikore. Ariko niba mbona ari ikintu kizangirira umumaro ahazaza kandi kizantwara igihe, sinzagikora njyenyine, kubera ko ndabizi ko ngikoze njyenyine byarangira n'ubundi ntakigezeho, byarangira ncitse intege. Ariko ningikorana n'abandi bizarangira banteye imbaraga, bakomeze kunsunika. Nincika intege mbone bakomeje, nanjye mbakurikire, dukomezanye. Ikintu cya gatatu gishobora gutuma udatera imbere kandi kibabaje cyane, buriya ni inshuti zawe, abo wita inshuti zawe. Hari abantu baba ari inshuti zawe ariko bo ni abantu baza kwakira, gufata. Nta kintu wowe baguha, bo ni ukufata gusa, ni ukuza batwara imbaraga zawe, bafata imbaraga zawe. Ntabwo bakeneye kugira icyo batanga, bo bakeneye kwakira gusa, gufata. Aba bantu nubareba neza uzasanga bazatuma udatera imbere. Ni nayo mpamvu ukwiye guhitamo neza. Muri icyo kigare, muri abo bantu mugendana, hitamo inshuti z'umumaro kugira ngo ubashe gutsinda, kuko buriya nta muntu ujya utsinda adafite inshuti, adafite umuntu yita uw'ingirakamaro. Uwo muntu w'ingirakamaro niwe umuyobora, niwe umuha icyerekezo, niwe umufasha akamubwira ati buriya ibi bintu rero ushaka wabireka kugira ngo ukore iki, kugira ngo ugere kuri iki kintu. Ariko igitangaje nuko za nshuti zidashaka kugira ikintu ziguha, zo zizahora zigushyira mu bintu byo gutanga gusa, byo kugira ikintu utanga, kurekura, gutanga. Zo ziteguye kwakira ariko ntiziteguye kuguha busa, zo zizahora zikunyunyuza,
So hindura ibi bintu, numara kubihindura uzagaruka unshimire, ndabizi neza, kuko intsinzi yo uzayibona byanze bikunze, uzayibona. Icya mbere, ntuzaba wataye imbaraga zawe. Icya kabiri, ntuzacika intege. Icya gatatu kinakomeye cyane, uzamenya ko mu rugendo nta muntu wijyana wenyine mu gihe agiye kure. Uzamenya ko kandi mu gihe ukeneye ikintu cyawe cya vuba, udakeneye abantu kugira ngo bakigufashemo, kuko nubakenera bazabanza kukubwira ngo wabikoresha, bituma utakigeraho. Hitamo rero, wibaze ngo ngiye gukora iki, ndagikora ryari, ese uyu muntu ni inshuti yanjye cyangwa ni vampire igiye kunyunyuza? It's your choice. Hitamo. Ntibagirwe gukora subscribe niba utarayikora. See you.